igitambo cy'amaraso cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe suko we yanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana. Icyama Imana kuri iyi Pasika, hagira umunyabyaha uza kwisobanukirwa nka cya gisambo sha. Igisambo kimwe cyaravuze ngo Yesu ko wagenda guhindira uvuga ngo uri umwami w'abami, ngo ukora ibitangaza, ngo ugakiza abantu, wakwikijije natwe ukadukiza. Oh my God, kigihindukira kigenzi cyacu ati oh my brother Nason, uyu ko kurabona atari umwana w'Imana ngo uramushinyagurira. Kuza abagore b'abandi twafashe ku ngufu, ukabuza abana twahotoye, ukabuza ko amakaritsiye yose yo muri uyu mujyi twayazengurutse twiba iby'abantu. Wigeze ubona uyu mugabo turi kumwe nawe muri ibyo byaha? Haleluya! Kwisobanukirwa wageze ku musaraba. Yesu arahindukira aramubwira ngo dear my friend, haleluya, ibintu bigiye kukubaho ntabwo ari byo nzakoresha, si byo nzakora ukwezi gutaha, ntabwo ari byo nzakora umwaka utaha. Uyu munsi turi bubane muri paradiso de nawe. Ngaka agaciro k'umuntu wisobanukiwe yageze ku musaraba wa Kristo. Icyama Imana kuri iyi Pasika, Imana igira abantu yemerera ubugingo. Ni wowe wenyine gusa uzigukunda. Igitambo cy'amaraso cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe suko we yanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana. Igitambo cy'amaraso nicyo cyari gikwiriye, haleluya, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe suko yanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana. Ndakwibuka mu gashyamba Getsemani, biri byoya bivanze n'amaraso, warakubiswe uzira ibyaha byanjye. Ibyo wakoze jye ndabizirikana. Igitambo cy'amaraso cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona.
ushimwe suko wiyenze ukadukunda, ibyo wakoze jye ndabizirikana. Ndazirikana imirimo yawe mwami Imana, ndazirikana urukundo rwawe, ndazirikana ineza yawe. Wakoze ibyo umuntu atari kubasha gukora. Umurwanyi w'icyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara, ntubabare wihangane wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ushimwe mwami Imana, ushimwe ko wiyanze ukadukunda. Baragufasha barakubamba, bagucira mu maso utabuze amavuta yo kwisiga, bakwambika urubindi utabuze imyenda yo kwambara. Byose wabikoreraga Bikemu n'abandi bose dusangiye ugucungurwa. Nta kiguzi twatanze ngo bibe, nta gishoro na kimwe twatanze ngo bibe. Iyo hakibaho gushora, hari abari kuri birenganiramo kubera ubushobozi bukeya ntibacungurwe, ariko ndashima Imana ko wabikoze ku buntu. Iyo agakiza kaza kuba ku bwoko bumwe, bubabwirata ku bandi ko bwije n'uko bukeye, badukina ku mibyimba, ariko ushimwe ko natwe abanyamahanga watwibutse ukaducungura. Data warakoze, warakoze. Thank you Father. Wa mwanya Getsemani, sinshobora kwibagirwa ubwo wabiraga ibyuya mwami wanjye bisa n'amaraso. Sinzibagirwa amakuru wabonye ko ibyaha byanjye unamye mu mubabaro, mwami wanjye uri i Getsemani. Warakoze, warakoze, warakoze. Turashima amaraso yawe, ndashima umusaraba, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Warakoze kuducungura, warakoze kumena amaraso yawe, kandi wabikoze ku buntu, nta kiguzi dushyiriyeho. Warakoze papa, warakoze.
nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira byo yasatuye imbona rwa rusika rwatumye natwe twinjira hera yasatuye imbona rwa rusika yatumye natwe twinjira hera pasika yacu niyitwibutsa ariko warakoze mwana reka ngusuhuze cyane inshuti muvandimwe w'unkurikiye muri uyu mugoroba w'umugisha. Ni umunsi ukomeye abakristo twese twibuka ipfa ndetse n'izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hari ikintu Imana ishyize ku mutima wanjye nifuza gutangariza isi, nifuza kubwira mwese mukurikiye kino kiganiro muri aka kanya, kandi nutaza kurangara ndabizi urahura n'imbaraga z'Imana. Reka mvuge ngo uko marayika yabirundiye igituro cya Yesu akavamo, aba ari nako uyu munsi agutunguza igitangaza mu izina rya Yesu. Agira ibintu byabazura byari byararyamye ahantu byari byarapfuye. Marayika aze kubuza ingabo za Satani zibirinda amahoro, maze abirindira igituro cyawe nawe ibyawe bizuba. Muri aka kanya ndifuza ko tuganira ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo agaciro k'amahoro dukomora mu maraso. Ndasubiramo, agaciro k'amahoro akomoka ku maraso. Ku isi dufite abantu benshi bakomeye bagiye bapfa, bagiye bamena amaraso, nabi ibyabo bikandikwa mu bitabo nk'uko n'ibya Yesu byanditswe. Dufite n'abandi bantu bagiye babambwa nk'uko Yesu Kristo yabambwe. Dufite n'ingero z'ababambwe bacuramye babacuritse nk'uko na Yesu bamubambye. Dufite n'ingero z'abapfuye bakazuka nk'uko na Yesu yazutse. Amaraso amaze kumeneka kuri iyi si ni menshi cyane, ariko amaraso ya Yesu Kristo niyo maraso yonyine yamenetse abari imfubyi babona ababyeyi, abararaga badasinziriye barasinzira, abiganyiraga ibyo kurya n'ibyo kunywa nabo bakora ku munwa bararya kubw'amaraso ya Yesu. Niyo maraso yonyine yamamaye yabaye amasitari ku isi duselebura kandi twibuka. Akenshi iyo turi kwibuka abacu twabuze turarira, turashavura, dufatwa n'agahinda, kandi agahinda kacu kaba kumvikana. Urupfu rwa Yesu nirwo rwonyine rupfu tujya twibuka tugaselebura, tugaseka, tugatambira Imana, tukayihimbaza, kuko ni urupfu rudasanzwe. Akiri indirimbo mwami wanje, kubere nk'umubavu humura neza.
amaraso ya Yesu Kristo afite imbaraga zikomeye, afite imbaraga zo guhindura ubuzima bw'umuntu bwari bwaranze guhinduka, afite imbaraga zo kubohora ababoshye. There is power in the blood of Jesus. Ndashaka ko dusangira ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 53. Turasoma umurongo wa 4 tugeze ku wa 6. Havuga iki? Nukuri nimba zacu nizo yishyizeho. My God. Imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Mvaho nkunda cyane, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Oh my God. Kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Wowe Mwami Imana utarigeze ukora icyaha, ugafata na riske y'ibyaha byanjye ukabigura ukabyiyitirira ngo amakosa yose bikemo yakoze, ibyaha n'ibicumuro bye byose mubinyandike, kandi wari umuziranenge utarigeze ukora icyaha. Murambure amaboko ndagushimiye. Yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso yawe Yesu, Gehinomu yari kubi yanjye. Amateka y'umugabo bita Yesu arahambaye, urukundo rw'umugabo bita Yesu rurahambaye. Abanditsi nabo bafata amakaramu bakandika yose yo ku isi n'ijuru bikaba impapuro, utwara ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi. Ntawavuga iby'urukundo rw'uyu mugabo ngo abirondore. Ijambo ry'Imana muri Yohana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Oh, haleluya. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese, haleluya, atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndashima Imana ko yatugiriye icyizere ikatugabira umurimo wayo kubo. Umuririmbyi agiye biririmba neza cyane, aravuga ngo ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza no kugerageza, ariko wowe Mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu urabizi. Tekereza kuba umuntu yaravuze ngo ndapfa kubw'uyu muntu we ntapfe, ubwo atagipfuye nange sinyipfuye. Yatsinze urugamba nange nzatsinda.
aremera aravuga ngo mushyireho ubusinzi bwabo n'ubusambanyi n'ubugambanyi n'ubwicanyi byose nimubinkorera ariko babeho babona ubugingo batazarimbuka. Ntabwo twabura kurekonesa ibyo bintu Yesu yadukoreye, ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ngo ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro. Ariko iyi verisiyo nyigezeho numva mfashijwe n'ukuri kose. Igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we. Ninde muntu wundi ku isi w'inshuti yawe wari wakubitwa ukarara usinziriye ngo ni uko uwo muntu yakubiswe? Ninde muntu wundi ku isi uzi watewe icumu mu rubavu, wamenye amaraso, ukarara usinziriye wumva uguwe neza ngo ni uko inshuti yawe bayimennye amaraso? Twebwe tubyibuka ku bantu bacu turarira, ariko iyo twibuka ko Yesu Kristo yamennye amaraso, nirwo rupfu rwonyine tujya twibuka duserebura, tugafata inanga tugacuranga, kubera ko ni urupfu rudasanzwe. Ni urupfu rwatwinjije mu marembo y'ijuru, ni urupfu rwatwunze n'Imana, ni urupfu rwatumye tutitwa imfubyi dufite Yesu, kuko yaravuze ngo mwese, haleluya, ngo abadafite shinge na rugero nimuze, yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze ndaruhura. Ni Yesu wenyine ku isi wemeye kwikorera imbabare zose nta kondisiyo n'imwe ashyizeho, atavuze ngo uyu muntu ari mu kihe cyiciro, atavuze ngo uyu muntu avuka kwande, avuka he, atavuze ngo aturuka mu kahe karere, atarebye protokole y'ibintu byose, ahubwo aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ndashima Umwami Yesu Kristo ko iyo tumugeze imbere atubera akaruhura. Iyi si yaducunaguje itwereka ko nta byiringiro byo kubaho. Yesu ahita atubwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Waba wihebye ufite amaganya, ureba ipfuku na ruguru ukabona nta gisubizo cy'ubuzima buhari, ukagambirira kwiyahura, ukumva Yesu araje aguhumurije akubwira ngo mwana wanjye, ku bwanjye nzabyikorera kandi nta kizatuma izina ryanjye ritukwa. Haleluya! Ngiyo Pasika yabera, ngiyo Pasika y'Abakristo. Hari igihe twiyambaza inshuti zikanga, hari igihe twiyambaza abavandimwe ntibagire icyo batumarira, hari igihe twiyambaza n'ababyeyi ubushobozi bwabo bukabana buke bwo kudufasha. Hari igihe ureba ku isi ukazengurutsa amaso mu bantu bose wabonye, mu bantu bose uzi, ukaburamo umuntu n'umwe wakora ku kibazo cyawe, ariko kumva ijwi rituje rirakubwiye ngo mwana wanjye, kuko wankunze akaramata, nicyo nzagukiriza, ngo ndetse nzatanga n'ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ati nonaha ndahaguruka, kubwo kunyagwa, kubwo gusuza umutima k'umunyamibabaro, nonaha ndahaguruka. Hari igihe tujya tugera mu gihe gikomeye ibibazo byaduhagurukiye, Imana nayo igahaguruka, igahagurutswa no kuturengera no kudutabara. Ntabwo iyo protokole n'ubwo buzima twari kubamo iyo Yesu Kristo atamena amaraso ngo apfe, abambwe, azuke. Turishima uyu munsi kuko yazutse. Niba yarazutse natwe twizeye, twiringiye, tudashidikanya ko hari ibintu agiye kuzura ku buzima bwacu kuri uyu mugoroba. Ntabwo ari iby'ejo. Ikibazo abantu tugira gikomeye ni uko tujya dutekereza Imana nk'iyo tuzabona. No, we look at him. Turimo turayibona. No muri iki kiganiro wayibona, muri iki kiganiro warengerwa, muri iki kiganiro watabarwa. Wowe ikintu usabwa ni ukuvuga ngo mananduburira maso yanjye ku misozi, mbegutabarwa kwanjye ava hingu bimbwire, kuwiteka niho guturuka,
ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ikintu usabwa ni ukuburira amaso yawe ku Uwiteka. Igihe cyose uzizera imbaraga z'abana b'abantu bazagutenga. Hari ibyo abana b'abantu bagiye badusezeranya bazadukorera, ariko disi ntibabishobora kuko ari abantu. Baduhaye amasezerano y'ibyiza bazatugezaho mu buzima butandukanye, ariko birangira byo bananiye kuko ari abantu. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko yitwa ishobora byose kandi nta kiyinanira, nta n'ikibasha guhindura imigambi yayo, oya nta kiyinyeganyeza. Yesu Kristo ntabwo ajya akangwa na mba n'uburambe n'imyaka ikigeragezo cyangwa ikibazo cyawe kimaze. Bigeze bamutuma nk'inshuti ye Lazaro yapfuye, ngo arisibiza yanga kujya ako kanya. Arababwira ati mugende, umuntu ntabwo yapfuye ahubwo yasinziriye, don't worry, mugende ndaza. Ngo ajyayo hashize iminsi ine, asanga abantu bose ba Mariya bari kurira, asanga agahinda kisha abantu, avuga ijambo rimeze nk'iryo kubashinyagurira, aravuga ngo mwamushyize ati Yesu twamushyinguye kuko watinze kuza, ari kunuka, ati munyereke aho mwamushyize niho nshaka. Bamujyana ku gituro cya Lazaro. Haleluya! Yesu arahamagara ati Lazaro byuka. Oh my God! Icyama Imana uyu mugoroba wumva ijwi ridasanzwe rya Yesu rirangurura rivuga mu izina ryawe. Lazaro wake up! Ngo Lazaro avamo ari muzima, arazuka. Umva kandi nkunda ngo ibyo byose ngo byabero kugira ngo izina ry'Imana ryerekane. Yesu yarasenze aravuga ngo mwami, nzi yuko usanzwe unyumva, ni ibintu nzi, ntabwo ari byo nshakisha mu makuru no mu bitabo. Nkorana nawe urabizi kuva mu gitondo cya none kugera mu kindi gitondo. Nzi yuko usanzwe unyumva, ariko aravuga ngo noneho kuri iyi nshuro sikapata. Iki gitangazo gikorere kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri njye, abantu bose bo kuri uyu musozi bamenye ko ari wowe wantumye. Ucyama Imana muri uyu mugoroba Uwiteka agakora igitangaza ku buzima bwawe cyemeza abanyamahanga kuri umukozi w'Imana. Icyama Imana kuri iyi Pasika Uwiteka akagukorera ikintu cyereka abagucunagurije bose ko wubashye Imana. Icyama Imana kuri iyi Pasika ijuru rikagutunguza igitangaza kivuga wowe wicecekeye, ahubwo cyo kikakuvuganira. Pasika turibuka Yesu Kristo amaraso yawe, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Sinzi nimba aya magambo mujya mubasha kuyumva. Bivuga ngo inkoni n'imisumari twari gukubitwa byose Yesu yarabiguza byishyira, aravuga ngo beat me for them, munkubite ku bwabo, munyambike ubusa. Tekereza umwami w'amahoro, umuremyi w'isi n'ijuru, kumubamba ku musaraba, bakamwambika urubindi atarabuze imyenda yo kwambara, bakamucira amacandwe mu maso atarabaza amavuta yo kwisiga, kubera njye bikemu hamwe nawe uri kureba kino kiganiro. Ni iki Imana igukeneyeho ku iyi Pasika? Ntabwo ari ukwibuka gusa, oya, ubwo ni ukwibuka tunahinduka, tukagerageza kuvuga nk'uko Kristo yavugaga, tugasa nk'uko Kristo yasaga, tugahinduka tukitwa abakristo koko, atari nomenclature, atari ku izina gusa. Ntabwo dukeneye ku isi imenya ko turi abakristo, dukeneye ku isi ibona ko turi abakristo.
umukristo nawe nuwamaze guhinduka agasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, ku buryo no kugenda kwe, haleluya, no kuvuga ke umwumvisha avuga ngo uyu nuwa wa mugabo nuwa Kristo. Petero yigeze ashaka kwiyoberanya, ashaka kwihakana Yesu igihe bari bamufashe ngo bajye kumufunga, bajye kumubamba na Kristo. Petero biramunanira aravuga ngo uwo mugabo ntabwo muzi. Ese wowe ntabwo waba uri mu gihe cyo kwihakana Yesu kubera inkota z'abanyamahanga? Ntabwo waba uri mu gihe cyo kwihakana Yesu kubera uri mu maboko y'abatamwemera? No, we need to be proud of who we are. Petero avuga ngo ntaho muzi, sinigeze mumenya. Tugeze mu gihe abantu benshi bihakanisha Yesu ubutunzi, bihakanisha Yesu iminwa yabo, bakamuvuga ariko atabarimo, bakamuvuga atabazi, batarahuye, batanaziranye nawe. Nicyo gihe isi igezemo. Dukwiye guhamya Yesu Kristo twamenye, ab'isi bakatureba bakatubona ko turi abakristo kuruta kubitwumvana, kuko kora ndebe utavuga numve. Ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri. Turashima Imana ko ari we mwami wenyine wasinyiye kuduha amahoro. Isi yaguha umutekano, bagashyiraho n'ibitwaro bya kirimbuzi bikurarira bikurinda, ariko wagera mu rugo, wagera mu gitanda ukarara udasinziriye kubera kubura amahoro. Ariko ndashima Yesu Kristo ko yasinyiye kuduha amahoro ndetse arabikora. Agaciro k'amahoro dukomora mu maraso, niryo jambo turi kuganiraho. Ndamwibuka umwami wacu abambye ku musaraba i Golgotha, muri ya magambo 7 yavugiye ku musaraba. Igisambo kimwe cyisobanukiwe, haleluya. Icyama Imana kuri iyi Pasika hagira umunyabyaha wisobanura. Icyama Imana kuri iyi Pasika hagira umunyabyaha uza kwisobanukirwa nka cya gisambo. Igisambo kimwe cyaravuze ngo Yesu ko wagenda guhindira uvuga ngo uri umwami w'abami, gukora ibitangaza, gugakiza abantu, wakwikijije natwe ukadukiza. Oh my God, uko ni ugusonga Yesu, ni ugusubiza inkota hahandi bari bayiteye. Igisambo kindi kigihindukira kigenzi cyacu ati oh my brother Nason, uyu ko kurabona atari umwana w'Imana ngo uramushinyagurira? Kuza abagore b'abandi twafashe ku ngufu, ukabuza abana twahotoye, ukabuzi ko amakaritsiye yose mu uyu mujyi twayazengurutse twiba iby'abantu. Wigeze ubona uyu mugabo turi kumwe nawe muri ibyo byaha? Haleluya! Kwisobanukirwa wageze ku musaraba. Yesu arahindukira aramubwira ngo dear my friend, haleluya, ibintu bigiye kukubaho ntabwo ari byo nzakoresha, si byo nzakora ukwezi gutaha, ntabwo ari byo nzakora umwaka utaha. Uyu munsi turi bubane muri paradiso de nawe. Ngaka agaciro k'umuntu wisobanukiwe yageze ku musaraba wa Kristo. Icyama Imana kuri iyi Pasika, Imana igira abantu yemerera ubugingo. Isaho wowe ntiwaba uri gusonga Yesu, ntiwaba uri gufatikanya n'abanyamahanga gukwena izina ry'Imana. Please, wagize chance yuko wageze ku musaraba Yesu ari wowe. Ca bugufi, wihane, umaramaze ukizwe. Ndashaka kuza gusengera abantu muri iki kiganiro, ndashaka kuza gusengana n'abantu. Rwose wemereye kunsanga inbox ukavuga ngo nanjye numvise uburyohe bw'uyu mugabo,
numvise ukuntu uyu mugabo atanga amahoro aruhura, nanjye I need that peace, nanjye nkeneye ayo mahoro. Ni ukuri niba wumva warabuze amahoro mu buzima bwawe, urara udasinziriye, I want to chat with you this night. Ndashaka gucata nawe, ni ukuri ndakwemereye, unyandikire kuri WhatsApp dusengane Imana, nkatureho amahoro Yesu atanga. Nimba wumva uri umunyabyaha ushaka gukizwa, umaze iminsi mu businzi, mu busambanyi, mu kubeshya, mu kurya imisoro, mu kuriganya, mu byaha bitandukanye, ibyo ngibyo birangana no gusubiza Yesu wacu ku musaraba. Niba wumva umutima wawe washwe n'ibyaha utarakira umwami Yesu Kristo n'umukiza, byandike muri comment tugusengere, twandikire in box tuguconnectinge n'Imana, kuko twamaze kugira ubwo buntu bwo kumenya Imana. Twiteguye nawe kugusengera no kugusabira kugira ngo tuguze n'umugabo bita Yesu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Data. Twashimaga amaraso yawe, amaraso y'igiciro, amaraso atazibagirana, ngo abasirikare bose bari barinze imva ye, ngo baguye igihumure bayoberwa ibibaye. Ubwo marayika yazaga akabirindura igituro, bagahimba politike yo kubeshya, tumuze kuvuga ko baje bakamujyana twasinziriye bakamwiba, ariko byafashe ubusa. Isaha ya Yesu yo kuzuka yari yageze, nta kintu isi yari kubikoraho, ntacyo yari kubihinduraho. Nawe niba isaha yo kuzura ibyawe yageze, nta protokole n'imwe iza gukorwa ngo ibangamire uwo mugambi w'Imana, kuko isaha y'Imana nta kijya kiyivangamira, nta kijya kiyihindura, kandi isaha y'Imana ntabwo ishyirwa ku gihe n'umwana w'umuntu. Icyama Imana kuri iyi Pasika ukongera ukarekonesa ibyo bintu, icyama Imana kuri iyi Pasika wowe utarukijijwe, utaruzi Imana, nawe ukaba umukristo, tugasangira urugendo rwo kujya mu ijuru, tukazahurira mu ijuru ku ntebe y'ubwami. Imana iduhanagura amarira yose twaririye mu isi, itubwira ngo bana banjye, ntimuzongera kubabara, ntimuzongera kujya mu nzu z'imbohe, ntimuzongera kurwara, ntimuzongera gupfusha. Wakwiyandikishije mu bazabona uwo munezero koko. Ufite byinshi byakubabaje, ufite byinshi waburiye ibisubizo, ubuzima bwaranze, ikonegite na Yesu, yiteguye kuguha amahoro. Ntabwo kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yo kwihoraho, imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo. Ushimwe Mwami Yesu Kristo ko ufite umutima w'urukundo, ukagira n'umutima w'imbabazi. Ibyawe twabivuga bukira bugacya tutarabirangiza. Reka nifurize Abanyarwanda, Abakristo bose ku isi Pasika nziza. Iyi Pasika Imana isiga igukoreye ikintu cyemeza abanyamahanga n'abaturanyi bawe kuziranye na Kristo. Uhora umuvuga bakumva ni ibintu by'ibiteori gusa. Uyu munsi agukorera igitangaza cyereka abanyamahanga kuziranye n'umugabo ukomeye. Kuri uyu munsi wa Pasika, igituro cyari kiryamye hejuru y'ibyawe, abantu bakekaga ko byanze byanutse bitazongera kuzuka. Reka marayika wabirinduye igituro cya Kristo abirindura igituro kiryamye y'ibyawe byanze kuzuka. Mwami Yesu Kristo, umujyanama, Yesaya yakubonye nk'uzavuka ejo, maze atangariza isi yose ati mutege amatwi mwumve.
ngo nuko umwami umwana yatuvukiye, ngo duhawe umwana w'umuhungu, ngo azitwa igitangaza, ngo azitwa umujyanama, ngo azitwa data wa twese, umwami w'amahoro, Imana ikomeye. Ndashima Mana ko rimwe na rimwe hari aho ujya ugera ukiyerekana nk'umujyanama ku buzima bwa benshi, yibabuza ubagira inama, bakakabiye bagiye muri za minisiteri, bagize ute, bashatse abakomeye n'aboroheje, ati mutugire inama, imitima iri kuturya, ariko yakwikubita ku karago kuri ya minisiteri y'amaviyoroji akakugisha inama, maze ugataha umubwiye ngo humura mwana wanjye, ku bwanjye nzabyikorera. Ndagushima ko hari aho ujya ugera ukabera abantu igitangaza, umuntu abona ubuzima bwamucanze kandi afite amafaranga, afite ibintu byose, ariko akabona hari ikintu akeneye kidatangwa n'umuntu, ariko yakwikubita imbere yaciye bugufa gusenga, ukamubwira ngo nonaha ndahaguruka. Haleluya! Ni wowe wenyine ushoboye ibyo bintu, kuko ni wowe watsindiye gutanga amahoro isi yatwimye. Iyo ugeze ku bantu bose bakwemeye ubereka nk'umwami w'amahoro, nanjye ndagushima kuri umwami w'amahoro, wambereye umujyanama, wambereye umwami. Udogora tuzirikana pasika y'ukuri, ariko bireke kuba imihango y'amadini, ubwo biba ubuzima bwacu. Tujye dora tubirekoneza kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere, nibwo bizatuma tubona amahoro watwemereye iteka. Mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje urakoze. Amen. Igitambo cy'amaraso cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana.